Ngirinshuti Tereza w'imyaka 63 y'amavuko warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 akaba yishwe n'utaramenyekana amutemaguje umupanga ku ijosi ndetse no ku musaya w'ibumoso. Ibi ngibi byabereye mu mudugudu wa Ngoboka, akagari ka Shangi, umurenge wa Shangi, akarere ka Nyamasheke, mu ijoro rishyira ku wa gatandatu ku itariki 17 Gicurasi. Ibi ngibi bikaba bikekwa ko byakozwe n'uwasaritswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyirangirinshuti umupfakazi wiciwe umugabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 arokokana n'abana be babiri. Uyu munsi akaba ari umwe mu basirikare mu ngabo z'u Rwanda, undi akaba yarashatse. Ndinzumukiza Eric uhagarariye umuryango Ibuka mu murenge wa Shangi akaba yavuze ko amakuru amenyekanye ubwo umuturanyi w'uwo mukecuru witwa Nsengumuremyi Focus yatahaga havuye kureba umupira mu masaha y'isa sita z'ijoro byo ku wa gatandatu ku gasantere ka mbere mu kagari ka Shangi. Uyu musore akaba yavuze ko yanyuze ku rugo rwa nyakwigendera akumva ibintu bisakuza bimeze nk'aho ari gutera imigeri ku rugi rw'inzu, niko gukeka ko abajura baba batewe n'umukecuru. Uyu musore nibwo yahamanukiye agiye kureba, ahageze niko kumva umukecuru ahirita nk'uri kuruka. Uyu musore nibwo yahamagaye umukecuru hanyuma ntiyamwitaba, niko guhamagara uyu muturanyi w'uyu mukecuru witwa Emmanuel ndetse na mwisengereza wa nyakwigendera witwa Damascene ndetse n'undi muturanyi wa nyakwigendera witwa Esperance. Uko yagendaga bahuruza agira ngo umukecuru yarembye kuko yari asanganywe uburwayi. Umwicanyi nawe yarakiri mu nzu ariko batabizi. Ndinzumukiza yakomeje avuga ko umwicanyi yarari mu nzu agahita bumva, niko guhita azimya amatara muri icyo cyumba umukecuru araramo, hanyuma anakinga urugi rwo ku gikari kuko umukecuru ashobora kuba yamukingiranye mu cyumba aryamamo, umwicanyi yihishe munsi y'igitanda ntabimenye. Kuko uyu musore yakomeje avuga ko nta hantu hagaragara umwicanyi yaba yanyuze. Muri uko guhuruza nibwo haje undi mugabo witwa Ntwarabugabo Jeanne, nawe akaza ahuruye. Nsengumuremyi Focus nibwo yababwiye uburyo yabyumvise, hanyuma agakomanga urugi ariko umukecuru ntamwitabe cyangwa se ngo amukingurire. Ntwarabugabo nibwo yashatse guca urugi kugira ngo binjire barebe icyabaye. Abari bahuriye nibwo baje kumubuza, babwira ko nta kintu bemerewe gukora, nta buyobozi bwari bwahagera. Muri ako kanya nibwo bahise bajya kureba Mutwara Sibo witwa Mukankundiye Alphonsina kugira ngo abemere kwica urwo rugi. Nibwo bagiye kureba Mutwara Sibo ndetse no kubyutsa abandi baturage. Mu kanya gato abari basigaye ku irembo nibwo bumvisha urugi rwo mu gikari rukinguwe, hanyuma bajya kureba mu bwiherero ko ari we waba ukinguye, abandi bajya mu nzu. Abagiye mu nzu nibwo bahageze bakubitwa n'inkuba. Barebye niko gusanga umukecuru yapfuye hagaranye imbere y'igitanda cye, bamutemye imipanga ine mu ijosi. Ndinzumukiza yakomeje avuga ko basanze umupanga iruhande rw'uwo mukecuru, matora yo mu cyumba cy'abashyitsi ndetse n'imwe mu myenda ya nyakwigendera baga muri icyo cyumba cy'abashyitsi. Uwo mwicanyi bakaba basanze yayijyanye. Bivuga ko abantu 6 bafashwe n'urwego rw'iperereza barimo Nsengumuremyi Focus bahageze imbere ndetse n'abo 3 yatabaje. Hakiyongera utwa Nsabimana wigeze kumwiba inka akabanza kubihakana bakayisanga mu cyumba yaryamagamo. Sabo kandi gusa hafashwe n'utwa Gatofira bari basanzwe bagirana ikibazo. Umuyobozi wa Ibuka avuga ko bakabaye bakeka ko uwamwishe ari umugizi wa nabi wo kamwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse no kwibasira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyakwigendera akaba asize abana 2 ndetse n'abuzukuru 2. Umubiri we ukaba yajyanye ku bitaro bya Bushenge kugira ngo ukorerwe isuzuma mu gihe iperereza rigikomeje.